mbabarira ariko tujye kuryama cyangwa nze ngukurure. uri mu biki man reba ya we babis akanamba arimo kumusaba mwana kabamugiye ubundi wewe ni nani wewe? Karibu basi abatumenya ninga mama yo reba icyana ngwino man madama na inshallah urangaze ni hano mwezore ni iki waje abaho domeni meze bite hasebo subize se bawire neza akubaye siki haguruka mana yanjye asabaye iki haguruka nasa kugiye kuri telefone ngo warenge haguruka tuye my god tugende kirateka mwana ngo mwana none se nkaho uvuze nkanga ubundi byagenze bite none urantena none urantena kandi umva nganza nanjye nkwere wari umukiri wawe hano iwanjye sasa numva iki uje kuntera ushaka iki se njyewe nishe nidemu aya ndabyanze ko wenda byanze nzakwica ngo reka mwana ushira ibyo wankoreye ubushize urabyibagiwe urabyibagiwe mwana wagire kugura ubwambo mwana oya wirirwa ugira n'umugore wawe bishira mwana umvikane ese ubundi umukobwa ni wowe umva umuhishe iri joro ryose iri joro reka ubwambo mwana iri joro muhishe iri joro sawa niba ari iri joro namuhishe ngaho genda uva ku muryango wanjye mwana ugire kugura ubwambo mwana nzakwica oya uragaruka hano ndakumena noneho nzakwica uri n'amata umva ibyo wankoreye ndi wawe narabibonye ubu noneho hano ndi iwanjye wibeshye wetete nguje kumutwara urabibona urabona ukuntu umugisha w'imana ugira gutyo ukaza tukwepa kiyateka nuko icyo imana iba itagutumye handi hantu ukabona ndi kuzajya cyangwa se tutangira neza no kuryama waryama iminsi yose bakumpaye iri joro kandi twabyumvikanye uri uwanjye oya none se urakara umva uri uwanjye uriya mugabo nakana nawe ibyo byarangiye ntawe muzahurira ntawe muzagira ngo kubera iki se ahangaha uri kwakiyateka ntabwo ushaka kujya none se oya njye ntabwo njyamo byamaze kubera iki oya oya igikobwa cyiza nkawe oya ariko uri murumuna wa Mariya ndi kuvuga Mariya nyina wa Yesu uri murumuna we shabanza ari bikira bari bagurikiye byose oya ndabona rwose kiyateka ndamutse mbaye na ari wambyarira Yesu wa kabiri noneho Yesu yagera iwanjye akazajya aza akankorera byeri nako urabona inuza hamwe mu bukwe bw'ikanda bwajya buhora bubera iwanjye najya mvo urabona hano hejuru hafite ibigega byinshi by'amazi noneho ubwo urumva wambyariye Yesu yagira gute yajyaza agakora iki agakora ko kuyo kuri kw'Imana ubu oya mani uziko ngenda nishonje urisonze ndashonje muri iri byatari joro sasa shanje kanze ngire ngute akushaka wowe witunganya ukabona ryamye oya ntabwo naryama njye ndishonje gusa ariko reka nice oya ibijyanye no kurya byihorera kwa kirateka nta cyabuze rwose uruhuka kanze ngushakira akantu kuri burye
iri joro kiyateka rwose banza ndarara n'inkweto sawa ntabwo reka nishati ntabwo uryama ubundi ipantaro mba ndi no kumva iri kungora buryamye ariko oya ntabwo njye naryama rwose urasanga nicaye hano ikibazo ufite ni iki genda urasanga nicaye hano ngenda ndasanga wicaye aho ngaho ni ukuri yego ntabwo uri bugende ntabwo ndi bugende use ndagenda No, I know I like you so much. you like me only. I like you. I Tell me love the truth. Gira. I love you. Sasa kwa kazi byagenze gute siko ndeba bize nabi. Ariko ndananishe. Azika tusubize kuruka gore. Ndebera mu rugo. Ikintu banze gukora ni sawa. Be, ni wowe? sheri bite oh be, uzi hano ahubwo njye birantunguye. Nonse ko iki? hano urahazi Njye hano naje hano ni ku inshuti yanjye y'umuhungu kiyateka mwenyizi. wiki Hey, muraziranye ahubwo wowe uri hano gute njye birantunguye? umusaza wanjye njye birantunguye ni musaza wanjye Ntabwo byo. Ko ari byiza. It is. Uzamake. Dukorana iki? Hari iwawe. Oya. zimiza chance man nibwo kwikanda imihanda uhiga umufungo ariko amaze guca byanze gucamo tu dore namuhamagaye namubuze kumva bari ku kimogi nyine ariko ni ku miti hase bo wanyakiri muri kamwizi mani ntago mba nzahirira kandi ni phone y'akazi kuki ubundi mpamagara kuri phone y'akazi bimeze bite noneho iki munsi kimeze gite kirabobonga nari ngikumbuye none se kuje gutyo nta n'ikintu nta n'amatuzanye bise wajya ubabarira umuntu iyo uri ku kimogi baby ntabwo yumva mani muri no minsi amaze iminsi ndaburiza ntabwo yafata uri kuri iyo ball iyo watsikizo ntabwo yapfa kuyufatamo gufata mwana umva akazi kagenze gute se kagenze neza papa noneho rero uzanye inkangahe se mani ngo dutume n'akamuzinga yaratuye twishyirire imyotsi noneho kiraryoshye umuntu ari kukinywa kumva ni dani ese bo turagiye mubaze turateke nyine mubaze urabizi ndafuha ari abagabo mukorana ntabwo baba bagukorakora wajya ugabanya ububabironi ko kubizi ko ndi rasita ubwo rero bagira ngo nzubaze n'iki n'iki kugira ngo ukuntu uje wambaye ubwo se waba wambaye gutyo niyonda rwose wanikiye nese ngo bimeze bite musaza nyine dore ni mutambare dore twe twahereye kare utaraza ngo bimeze bite mani waravuze dore ndashaka nzane ya phone muri kamwizi indi y'akazi indi ya job ari ikiraka kinini akwamba bari ndashaka guhindura mu kazi dore umuntu mana bayiviriye mu kazanane dore ukuntu abaza mu mutwe umva mubwire umva none nzanye tsitsi kugira ngo ubyemere genda noneho unzanire phone y'akazi nanayishatse sinzanwa wayitsembye Be, ni wowe? Be, kwa muganga bite? Angahe se wagize gute be? wowe urahazi hano ninde wakuzanye hano Be, biratangaje. umva ninde wakuzanye hano njyewe urantunguye Njye nari naje ku nshuti yanjye cyateka wizi prote ureba ni wowe yibereye cyateka none njye hano ni kwa birantunguye musaza wanjye kwa musaza wawe be ngeze ubwoba be ugize ubwoba bw'iki none se none musaza wawe be njye birantunguye nawe umubeshya umusaza wanjye ahubwo se muziranye he
njye biranunguye beho ubwo ninjye wagakwiye kukubaza ni musaza wanjye nyine njye nawe biranunguye be ahubwo wowe wambwira aho muziranye buriya njyewe ntabwo nzi uburyo nabigusobanura n'ukuri kw'Imana n'uburyo namenye ese njye nibazaga ubu ngubu ko wari ukiri ngakuru mwese mugiye kwiyakira njye ntabwo munyakira mu by'ukuri ntabwo narenze ko nyine ndi bagusanga urumva ngiye ubwo kugenda mbanze mvugane n'uwo mutwite ntabwo twahita tugenda gutyo yatanga make sibyo se aho mva gusumba mu kesha yesu y'umucara mani uyu munsi nyine haraza agafata sitingo yacu aba yaje nta kibazo niyo yafata wowe tuza uba uturije hamwe ngiye kubanza ngende ndamvugane nawe si kuri fone umva be basiza n'ikindi kibazo sibyo sawa mwana ari igihe utamaye kuri ka gahaga mwana agahaga gusa se gushaka ntabirenze dore aba yaciyeho nyine we kibogo uri mu biki man reba yaba we babisi akanamba arimo kumusaba mwana kabamugiye ubundi fati ngende man umva rya tamwe ka kanamba man ntari bundi asa niyo nimero ushaka umuha we ayo ako ntukazajya uzimfatiraho we ntukazajya uzinzamuriraho ujya ugabanya ryama tuza ndaje ngukore ubu naribe bo amahudu ureba ukuntu inzu baba bayanduje bayigize abantu nabo mwana ariko ndaza kumwigira umuti uyu mugabo ndaza kumukura ubundi zahabu papa sheri bebe mbabarira ariko tujye kuryama cyangwa nze ngukurure uri mu biki man reba yaba we babisi akanamba arimo kumusaba mwana kabamugiye ubundi